Yesu we. Ko atari kwitaba. Aritaba reka tumutegerezeho gato ya. Nk'abantu inkuru ziba zatuvunnye, bavuga ngo tugenda dukora inkuru zigiye zitandukanye. Murebe imvura turi gukoreramo inkuru kuntu biba bimeze n'biba bitanoroshye. Biba bimeze ntari no kwitaba. Ntari kwitaba. Ongera ikompoze twumve. Nese muze ubu ngubu kubona umwana wari ahangaho byumva gute? Uyu mukobwa ikintu mwumva ko maze iminsi naramubuze. Nkaba mubonye icyo nafasha rero. Yari afite umukobwa n'abakobwa babiri. Uwo bakundanago umwe yarapfuye. Aragufashe. Aro. Mukomere mugani Kiroso kuri sawa show. Ubu tuvugana rero. Ngewe ni ibintu n'umuntu umbwiye ngo wamurangiye ahantu umuntu we yari yaraburiwe irengera ari turi mu mvura nyinshi iri kutunyagira n'ubu ngubu nawe ari kunyagirirwa ku irimbi ubu byaducanze ni mu mvura nyinshi cyane n'iki uri budufashe ko ari wowe wababwiye ngo baze ngo bamurebe ahangaha n'iki uri budufashe kugira ngo tuve muri iyi mvura iri kutunyagira nyinshi cyane none se nyine baramureba bamugezeho twamugezeho turi mu irimbi rwose niho yicaye nta wari kwinyeganyeza umuntu amubaza ikintu nta no kwinyeganyeza nyine nta kintu ari kuvuga ndi kumwe n'umubyeyi we na papa we ndetse n'umusore wampamagaye ambwa ngo nze gufata inkuru turi mu mvura nyinshi iri kutunyagira ikibazo cy'uwo muntu se uwo muntu se yakoze amakosa reka nawe ngo ni nawe wababwiye ko ari hano ngo ni nawe wababwiye ko ari hano mu irimbi ni ukuvuga ngo iryo rimba arimo hari umukobwa uhakinguye kandi uwo mukobwa uhakinguye kandi yicaye kumva rwose iyo mva yicayeho rero nyine ndakumva iyo mva yicayeho ni umuntu nyine yagiriye nabi nawe ajya kumurogesha nk'uko nabibwiye ababyeyi b'uwo mukobwa yahemukiye mugenzi we bapfa umugabo yego yarangiza akajya muri Tanzania kumurogeshayo yego urumva nabo baje bambaza bati umuntu wacu yarasaze ariko n'icyo icyaha cyamusajije ababwira ati icyamusajije nta kintu nta makosa yakoze yuko yarogesheje mugenzi we bapfaga umugabo urumva yego icyo ni igihano rero bamusabiye abo babyeyi ukurumva nawe ntabwo yabakoreye neza bamusabye imbabazi akatuma nese kugira ngo ava ahangaha biragenda gute ubu ngubu turi kunyagirwa nawe ari kunyagirwa ntinyeganyeza biragenda bite ngaho no umuntu urimo aho ngaho igikomeye ni none se ubu koko twava umuntu yaguma hano mu irimbi koko reba ngo bamaze iminsi baramubuze hamaze igihe ubu urabona ko twabigenza gute no muri iyi mvura naba nawe ari none se wowe wundi yahemukiye Yesu we none se umva nimba mukunda abo babyeyi nibo bafite uburenganzira bwo kugira icyo bavuga nawe nta kintu wavuga reka umubyeyi wamusabye imbabazi akagira akira nimuvugisha aro ubu ni ukuvuga ubu rero yego muzehe komera iraho neza uranyibuka muganga Matovu none se ibyo wari wansabye se si ibyo ngibyo nyine ariko none se ubu nasaba imbabazi ubu natanga imbabazi ishingiye kuki ntago nabyemera kandi ari umwana wawe none se mubabarire uwo mubabarire ahubwo urabura kumusaba imbabazi ngewe nagusaba imbabazi ngewe ntago nakubabare wowe mbabarira ngiye murekure ukamurekura mugakubabarire wowe mbabarira umurekure wowe ndakurura umwana uyu n'umukobwa wanjye ni umukobwa wawe ndabizi ariko yarahindutse nawe ariko mbabarira ngewe mbabarira rwose ndakwinginze imvura rwose itumereye nabi imvura imurayumva imvura imeze nabi rwose hanyuma se ababyeyi b'uwo ngura aho ngaho ntabwo ababyeyi oya ngewe mbabarira ndakwinginze watanze imbabazi wamusabye kumurisheri bakamureka ababyeyi b'uwo nguwo yagiriye nabi vugisha uyu musore imvura ndabona ari nyinshi cyane neza muganga Matovu
uri kuvugana n'umusheri w'umukobwa nari narakunze abakobwa babiri bavukira ku mugabo umwe ko ndimo ndamusaba imbabazi mubwira ngo nambabarire cyane ntago bizongera kugira ngo ndashaka ko umurekura imvura ko ari nyishira umva mubwire wa musore yego urashaka kubana n'uwo muntu nawe wakoze ibintu kugira ngo we ntazaza oya ntago nabyemera murekura ave hano rwose n'ukuri urabumfashije urabunkoreye iyi mvura turebe ko twayivamo oya ni munyagire wowe so ku gituro cyo ngaho ntabwo ababyeyi bo bari barabyaye nese muga iyi mvura koko ubu tugende dufashe inkuru igice koko njye nagira ngo umenye ngo bimeze bite imvura ni nyinshi cyane hano hari imvura irimo n'amahindu nyinshi ntabwo tuzabana ariko murekure ave hano hantu ntabwo tuzabana nta kibazo muhereza uwo musaza yakira muvugane Karami ngaho fata hagati ugasiga uwo mukobwa uri aho ngaho agati mukamusiga hanyuma noneho ava aho ngaho agende nta kibazo kano gati uwo musore azaze musirige kuko yambara n'uwo mugore kano gati kameze nka parufe niko wamuhaye se we muhereze ntagenda akamuha kameze nka parufe urakoze rwose yes yego urabyumva neza yes gahore gahore urakoze rwose uri umuntu yes we arahagurutse ariko ari gutitira cyane ejo uzaze kundeba ejo nyine ububazi by'amasaka twatwagira nzabyubahiriza rwose urakoze muga reka imvura ni nyinshi cyane ahangaha rero umukobwa ndabona ariko arimo aratitira cyane ameze nk'uwataye umutwe ntabwo arahagurutse bwamwishe abantu nk'abo ngabo ntabwo bakwirwa muga reka nanjye nkomeze nkore inkuru jewe ubu abantu bafite ibibazo bagiye batandukanye ndabizi ko ubafasha bari mu bice bitandukanye ubwo ndashyiraho nimero zawe uzagukenera ariko ngiye mbonye ibintu bidasanzwe ahangaha nkwibutse ko ndahantu bita Kibungo niho byabereye ibi bintu mwirimbi mu mvura nyinshi turimo nikaze cyane abantu twese twanyagiwe ariko ntabwo twari gufata inkuru igice nyine ibintu ukoze natwe turabyiboneye reka ngushimire ku byo ukoze uyu mukobwa ndabona rwose nawe yataye ubwenge ariko nyine urabona nyine ari kureba ariko abonye yikanze ari mwirimbi nta bwenge yari afite reka muvugishe ko nimba ari bushobore kuvuga ubundi agomba kuri icyo gituro cy'umwana yagiriye nabi yagiye kogesha muri Tanzania nawe akazakigwamo muga sawa urakoze cyane reka nkomeze mbikurikirane ndebe naho umuntu yakugama sawa okay nk'abantu mudukurikiye kuri sawa uyu mukobwa se reka muvugishe no bite uriyese reba hindukira hano reba hindukira aho hepfo oya hindukira aho hepfo reba hepfo wigira ikibazo none se papa kubonye umukobwa wakoze uyu se uramuzi papa nese kuri mbo wageze ahubwo mbizi yesu we mana yanjye cameraman reka dusoze ikiganiro ahangaha sinzi ukuntu bimeze ibintu biragiye ese umwana ko gucitse reka mufata tansi gahore mana yanjye cameraman reka soze nkuru ahangaha agenda abona ibi ngibi bindi ndabibaza inyuma ya kamera imvura yatunyagiye nkuko muri kureba muri kubona imvura yatunyagiye kwibereye mwirimbi reka mbaze uyu mugabo ntaragenda mugabo mumeze bite nanjye ndaje nahuruye ndebye ibintu kubera mwirimbi ndaza umukobwa ibibaye ndabibonye ariko nta kibazo nyine ubwo ngubwo none se umukobwa yaramaze igihe kingana gute nibutuye hano hafi amaze nk'iminsi 2 ahangaha none se ubonye umuntu uri nka mwirimbi wowe wifatanye nk'umuntu umaze nk'iminsi 2 ahangaha nyine ubwo nanjye mbifata nk'uko ari byaba kuri buri wese ubona ko yaba ari muzima se cyangwa ari ibindi bibazo yabaye nabyo ibindi bibazo yabaye yahuye nabyo nayifashe nk'uko ibindi yabaye nabyo kuko nabonye ko yarwaye amuru
nta kindi kibazo Namura. Urabona ari amura. Okay, urakoze cyane. Reka nsoze ikiganiro cyanjye. Cameraman wakoze kwihangana kuri iyi mvura iri kutunyagira nyinshi cyane kandi ibiganiro byanjye murabizi nibushace mu gace ntago nagufata inkuru igice nta kundi ngomba kubashakira amakuru agiye atandukanye. Ciao ciao. Twari turi i Kayonza cyangwa i Kibungo. Turabemera. Ciao.